Inshuti mukundwa, wowe duhuriye kuri ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, Uwiteka Umwami Imana aguha umugisha. Muri iki gihembwe cya gatatu cy'umwaka w'ibihumbi 2024, turimo turigira hamwe ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Turi mu cyumweru cya mbere cy'iki cyigisho, aho dufite insanganyamatsiko muri iki cyumweru ivuga ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza niyo nsanganyamatsiko tumaze iki cyumweru twibandaho cyane. Icyo kwibukwa twagiye tugisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wawo wa 14 ndetse n'uwa 15. Hari amagambo avuga ngo Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galilaya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati, igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemere ubutumwa bwiza. Aya niyo magambo twagiye tuzirikana cyane muri iki cyumweru, aho kuri uyu munsi rero tugiye kureba ingingo iheruka izindi zose zo muri iki cyumweru. Ingingo ivuga ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ariko ndagusabye mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho cy'umunsi wa none, tubanze dusenge Imana. Uwiteka Umwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje ubuntu bwawe udahwema kutugirira. Turagushimiye, tugushimiye kuri umuremyi wacu, kubw'amagambo tumaze icyumweru twiga. Icyubahiro kibi cyawe. Turagusabye kugira ngo uduhe Mwuka Wera aze abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, aduhe kuzirikana ibyo twize muri iki cyumweru cyose, kandi icyigisho cy'uyu munsi kibashe kutugirira umumaro, bityo nitugisoza amahoro turaza gushima izina ryawe. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu n'abakwizera bose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Inshuti mukundwa, iyo urambuye igitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, igice cyaho cya 10 cyitwa Ijwi rirangurura mu butayu, n'igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 17 cyitwa Integuza z'ubutumwa bwiza. Biratangaje kubona ukuntu ubutumwa bwa marayika wa mbere dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7 buhuza neza n'amagambo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere umurongo wa 15. Marayika wa mbere ageza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ku batuye isi mu minsi y'imperuka, kugira ngo abategurize kugaruka kwa Yesu. Kimwe n'ubutumwa bwa Yesu, ubutumwa bwiza bwa marayika buvugwa mu minsi y'imperuka bugizwe nabwo nk'ibintu bitatu nk'uko biboneka mu mbonerahamwe ikurikira. Aha nshuti bakundwa, dufite imbonerahamwe y'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, tukagira n'imbonerahamwe y'Ibyahishuwe. Nshuti bakundwa, biratangaje kubona ubutumwa tubona mu gitabo cya Mariko buhuje n'ubwo tubona mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Aha mu gitabo cya Mariko, nk'uko twagiye tubibona ku ngingo twagiye twiga ndetse no ku munsi w'ejo, twabonye imigabane 3 igize ubutumwa bwa Yesu buboneka muri Mariko. Ariko hano mu Byahishuwe naho tugiye kureba iyo migabane 3 nako ihuje n'ubutumwa bwiza nk'uko twabonye muri Mariko. Aha muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15, iyo migabane 3 tubona ni iyi ngiyi: igihe cyasohoye, twabonye igihe cyasohoye aricyo igihe cya gihanuzi, ndetse tubona n'ubwami bwegereje aribwo bw'isezerano ry'Imana. Noneho tubona undi mugabane uvuga ku byerekeye no kuba ngo mwihane mwizere, kandi ngo mwihane mwizere ubutumwa bwiza. Ahanga bigaragaza nk'umugabane uvuga ngo guhamagarirwa kuyoboka Kristo. Iyi migabane uko ari 3 irahuje neza neza n'imigabane iboneka mu Byahishuwe igice cya 14. Ahangaha rero muri Mariko
tubona ubutumwa buvuga ngo igihe cyasohoye. Ahangaha ibyahishuwe bakoresheje ijambo igihe cy'urubanza. Ibi ngibi rero bikaba bihuriye ku mugabane uvuga ngo igihe cya gihanuzi. Igihe cy'urubanza ndetse n'igihe cyari gisohoye ni igihe cya gihanuzi. Ahangaha umugabane wa kabiri uko tubona hano muri Mariko uvuga ngo ubwami buregereje. Ahangaha mu byahishuwe hakoreshejwe amagambo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ahangaha ni isezerano ry'Imana. Uyu mugabane bihuriyeho ni isezerano ry'Imana. Muri Mariko nanone tukabona ijambo rivuga ngo mwihane mwizere. Mwihane mwizere. Aha mu byahishuwe hakoreshejwe ijambo rivuga ngo mwubahe muhimbaze muramye Imana. Ahangaha umugabane w'aya magambo ukaba uhuriye ku guhamagarirwa kuyoboka Kristo. Nshuti bakundwa, biratangaje kubona aya magambo afitanye isano uko tubibonye muri Mariko ndetse no mu byahishuwe igice cya 14. Ubutumwa bwa marayika wa mbere bumenyesha abantu ko urubanza kagenzuzi rutangiye, nk'uko bwahanuwe mu buhanuzi bw'iminsi 2,200 byo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, kandi rwatangiye mu mwaka w'1844. Urubanza ruzanira ubwami bw'Imana ubwoko bwayo bwatotejwe, nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 22. Irarika rya marayika wa mbere risaba kubaha, guhimbaza no kuramya Imana. N'irarika rigamije guhamagarira abantu kuba abayoboke ba Kristo. Rigomba kugezwa ku batuye isi mu minsi iheruka, mu gihe ububasha bw'inyamaswa ivugwa mu byahishuwe igice cya 13 buhatira abantu kubaha, guhimbaza no kuramya igishushanyo cyangwa ikigirwamana, nk'uko ubutumwa bwa Yesu bwo muri Mariko igice cya mbere ari isanganingoyi n'ubuhanuzi bwo muri Daniyeli mu ntangiriro yo kwamamaza ubutumwa bwiza, niko n'ubutumwa bwa marayika wa mbere ari isanganingoyi n'ubuhanuzi bwa Daniyeli mu gihe cy'isezerano, mu gihe cy'iherezo cy'amateka y'isi. Nshuti bakundwa, twegereje amateka asoza y'isi, cyangwa se twegereje umusozo w'amateka y'isi, aho ubutumwa bw'Imana burarikira abantu kubaha Imana ndetse no guhamagarirwa kuyoboka Kristo. Nshuti bakundwa, icyo ngusabye ni uko ukwiye kwita ku ijambo ry'Imana uhereye none ukageza n'iteka ryose, ukazabasha guhabwa ingororano z'abizeye. Icyo ni cyo ngusabiye, nanjye nisabira kuri uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Turagushimiye Uwiteka, turaguhimbaje bw'icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda muri ino minsi yose duhereje inyuma y'amaso yacu. Turagusabye rero kugira ngo ugere uduhe umwete wo kwiga ijambo ryawe uko bikwiriye. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.